Yesu ashimwe bene data, turongeye turabashuhuje muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Imana iduhana umugisha. Tugarutse muri bya byigisho byiza by'umuryango, ni ibyigisho biboneka mu rugo rwa Gikristo, mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo. Twari tugeze ku cyigisho cya gatandatu, none ubu dutanga icyigisho cya karindwi. Abafite iki gitabo kiri kuri paje 47. Ni icyigisho kitubwira ngo urukundo nyakuri cyangwa urw'agahararo. Mbere y'uko dutangira, reka tubanze twiragize Imana. Mana nziza, Mana y'urukundo, turagushimiye cyane muri uyu mugoroba. Manukira kubana natwe muri iki cyigisho tugiye kwiga, maze mwuka wawe abashe kuba hano kugeza tugeze ku musozo, mu izina rya Yesu. Amen. Iyi si yacu itangira kuremwa, yaremwe ari nziza. Imana irema ibiri ku isi byose, maze irema umuntu. Yarafite ubuziranenge, nta cyaha cyamurangaga. Satani amanukira isi, maze ayihindura mbi. Reka ubumuntu utugaragaremo, reka urukundo ruganze muri twe, kuko twese turi bene mugabo umwe. Twese dukomoka ku Mana y'Umuremyi. Imitima yacu iganze mu rukundo, reka ubumuntu utugaragaremo, reka urukundo ruganze muri twe, kuko twese turi bene mugabo umwe. Twese dukomoka ku Mana y'Umuremyi. Imitima yacu iganze mu rukundo. Haleluya. Reka imitima yacu iganze mu iki? Iganzemo urukundo. Urwo rukundo nirwo tugiye kwiga, kandi urwo rukundo nirwo tugiye gusobanukirwa muri kano kanya. Reka twumve iki cyigisho cyo tutubwira. Urukundo ni impano nziza itangwa na Yesu. Haleluya. Urukundo ni impano nziza itangwa na Yesu. Urukundo ni impano y'agahebuzo duhabwa na Yesu. Urukundo ruboneye kandi rwera si amarangamutima, ahubwo ni ihame. Abantu bayoborwa n'urukundo nyakuri ntibabura gutekereza kandi si n'impumyi. Hariho urukundo rumwe nyakuri rw'umwimerere, rwitanga kandi ruboneye. Bene uru rukundo rw'agaciro kenshi ni ingume mu bantu. Usanga gutwarwa n'agahararo ari byo abantu bita urukundo. Gutwarwa n'agahararo. Mbese tujya dutwarwa n'agahararo, tukagira urukundo ruzamo agahararo. Reka twumve umuburo uri muri iki gitabo. Urukundo nyakuri ni ihame rihambaye kandi ryera
byombi bitandukanye cyane n'urukundo rukomotse ku irari ry'umubiri kandi rushira mu kanya gato iyo rugeragejwe bikomeye. Bene uru rukundo iyo rugeragejwe bikomeye ngo rugira gute? Rurarangira. Urukundo ni igiti gikomoka ku Mana kandi gikwiriye kurindwa ndetse kikagaburirwa. Abantu nibaba buzuye urukundo nyarukundo n'amagambo y'ukuri kandi yuje urukundo, bizatuma mu miryango haba umunezero kandi bitume imbaraga izahura igahindura abantu igera ku bantu bose bahura n'iyo miryango. Tugeze ku isubi tubwira ngo urukundo nyakuri ruhabanye n'amarangamutima. Urukundo ntirutera gutekereza bugoryi, nta nubwo ari impumyi. Urukundo ruraboneye kandi rurera. Ariko kandi gutwarwa k'umutima wa kamere nako ni ikindi kintu. Mu gihe urukundo nyakuri ruzazirikana Imana mu byo rugambirira byose kandi ntirubusanye rwose na Mwuka w'Imana, amarangamutima y'agahararo yo ntiyemera kugirwa inama ngo areke ibyo yagambiriye. Arahubuka, ntashyira mu gaciro, asuzugura ibiyakoma imbere byose, kandi icyo yahisemo gihinduka ikigirwamana. Ubuntu bw'Imana buzagaragarizwa mu myitwarire yose y'umuntu ufite urukundo nyakuri. Kwiyubaha, kwiyoroshya, kuba umunyakuri, gushyira mu gaciro no kubaha Imana bizaranga intambwe yose iganisha ku masezerano yo gushyingiranwa. Abantu bose bagengwa n'iyo myitwarire ntibazahugira mu kurangazwa na bagenzi babo ngo bareke kwita ku materaniro yo gusenga no gukora imirimo y'iby'idini. Ubwuzu bagirira ukuri ntibuzayoyoka bitewe no gukerensa amahirwe Imana yabahereye ubuntu. Urukundo rudashingiye ku kindi uretse kunezeza irari ry'umubiri gusa ntirwemera kugirwa inama. Ni impumyi kandi nta kirutegeka. Icyubahiro, ukuri n'imbaraga yose itunganye kandi y'icyubahiro iranga intekerezo bisigara mu bubata bw'amarangamutima yo gutwarwa. Umuntu waboshywe n'iyo minyururu y'amarangamutima y'agahararo akenshi ntiyumva ijwi ry'inyurabwenge n'iry'umutimanama. Nta gitekerezo wamuha kandi nta kwinginga kwabaho gushobora kumutera kubona ubupfapfa buri mu migirire ye. Urukundo nyakuri si amarangamutima akomeye kandi y'ikibatsi ndetse ahutiraho ibiramambu. Mu miterere yarwo urukundo nyakuri rurangwa n'ituze kandi ruba rwimbitse. Ruragenda rukagera kure y'ibyo abantu barebesha amaso kandi rukururwa gusa n'ibyiza biri mu mico y'umuntu. Rurangwa n'ubwenge n'ubushishozi kandi rwitanga rutaziganije ubudatezuka. Haleluya. Iyo urukundo rumaze kurenga amarangamutima no guhubuka, rufata kamere y'ibya-mwuka maze rukagaragarizwa mu magambo aherekejwe n'ibikorwa. Umukristo akwiriye kugira ineza n'urukundo byejejwe bitarangwamo kurambirwa cyangwa kutihangana. Imyifatire irangwa no kwikakaza n'ubukana igomba koroshywa n'ubuntu bwa Kristo.
kwirinda gutwarwa n'amarangamutima nk'uko umuntu yirinda ibibembe. Abantu bakwiriye kwirinda ibitekerezo n'urukundo rw'agahararo nk'uwirinda ibibembe. Muri iki gihe abasore n'inkumi benshi cyane babuze imico mbonera, bityo rero kwitonda cyane birakenewe. Abashoboye kubumbatira imico irangwamo indangagaciro ziboneye, nubwo bashobora kugira ibindi byiza byifuzwa batujuje, bashobora kuba bafite imico mbonera y'ingenzi. Hariho abantu bigeze kwigaragaza ko ari abanyadini, ariko ubu mu migambi yose n'ibyo bagamije bakaba badakorana n'Imana, kandi bakaba batakigira umutima uhana. Ni abantu bavuga ibitagira agaciro kandi bisuzuguritse, kandi usanga ibiganiro byabo ari ibyo ku rwego rwo hasi. Ibitekerezo byo kurambagizanya no gushyingirwa nibyo byatwaye intekerezo kugeza ubwo nta bitekerezo byo ku rwego rwo hejuru kandi byubashywe biba mu bwenge. Urubyiruko rwatwawe ubwenge n'ibitekerezo byo kureshya no gushyingiranwa. Urukundo rushingiye ku marangamutima nirwo rugezweho. Hakenewe kuba maso n'ubushishozi kugira ngo turinde urubyiruko rwacu iyo mbaraga mbi irukurura. Abakobwa ntibigishwa uburyo bwo kwiyanga no kwitegeka. Barateteshwa cyane, maze ubwibone bwabo bugahabwa intebe. Bemerwa gukurikiza ibitekerezo byabo bwite kugeza ubwo baba batacyemera kugirwa inama, bakaba ibyigenge, bityo ukaba utakibasha kumenya icyo wakora kugira ngo ubakize kurimbuka. Satani abayobora mu nzira ituma bahinduka iciro ry'imigani mu batizera Imana bitewe no guhangara kwabo, kutamenya kwifata no kwihagararaho nk'abakobwa. Abahungu nabo usanga barekwa bagakurikira inzira bishakiye. Usanga ari mbarwa bagera mu bugimbi batarimenyereza kugendana n'abakobwa bari mu kigero cyabo, bakabaherekeza iwabo kandi bakabashakaho ubushuti. Usanga ababyeyi babo bari mu bubata binyuze mu kurera bajeyi kwabo bwite ndetse n'urukundo rupfuye bakunda abana babo ku buryo badahangara gufata icyemezo kidakuka cyo kugira ibyo bahindura no gukumira abana babo bageze muri icyo kigero. Urukundo ruganze muri twe, twese turi abavandimwe. Reka umuntu utugaragaremo, reka urukundo ruganze muri twe, kuko twese turi bene mugabo umwe, twese dukomoka ku Mana y'Umuremyi. Imitima yacu iganze mu rukundo, reka ubumuntu utugaragaremo, reka urukundo ruganze
twiganze mu rukundo. Sashimwe. Tugeze ku isuri tubwira ngo inama ku mukobwa wihebeye umuhungu. Bakobwa muri kunkurikirana, hano NG White ari kugira inama umukobwa wihebeye umuhungu. Ese bajya babaho? Ndagira ngo muri uyu mugoroba mukobwa, urukundo turi gusabwa aha ngaha ni urukundo ruzira uburyarya, ni urukundo Imana ishaka, ni urukundo rutarimo amarangamutima. Reka twumve inama igiye kugirwa umwana w'umukobwa wihebeye umuhungu. Nituvuga ijambo kwihebera umuhungu, ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa yakunze umuhungu birenze iki? Urugero, waguye mu ikosa rikomeye cyane. Ikosa ryiganje muri iki gihe, abantu bataye umuco, cyane cyane abakobwa. Ukunda birenze urugero uwo mudahuje igitsina. Ukunda gucudika n'abagabo cyangwa abahungu. Usanga ari bo ibitekerezo byawe birangamira, ndetse ushishikarira kandi ukemera ubushuti butagendanye iteka n'inama tugirwa n'intumwa y'Imana igira iti: mwirinde igisa n'ikibi cyose. Iri somo riboneka mu mbere rwa Batesalonike igice cya 5 umurongo 22. Kura intekerezo zawe mu mishinga yo gutwarwa n'urukundo ukunda abagabo n'abahungu. Uvanga idini yawe n'amarangamutima, urarikiye uwo mudahuje igitsina, kandi ibyo ntibikubahisha, ahubwo bigutesha agaciro gusa. Ntabwo ari wowe wenyine bigiraho ingaruka gusa, ahubwo n'abandi bangizwa n'icyitegererezo utanga. Kurarikira ibintu bidafite ishingiro no gutwarwa n'urukundo byagutesheje agaciro, biguhindura imburamumaro. Wibera mu isi itabaho y'inzozi gusa, wabaye umuntu utwarwa n'ibitekerezo bidafite ishingiro n'umukristo wo mu nzozi gusa. Muri iki gihe isi igezemo, hariho gutwarwa n'amarangamutima kw'agaciro gake kuvanze n'imibereho y'iby'idini ku basore n'inkumi benshi. Mushiki wanjye, Imana irashaka ko uhinduka. Ndakwinginze, zamura intekerezo zawe zigana mu rukundo. Egurira ubushobozi bwawe bw'intekerezo n'ubw'umubiri gukorera umucunguzi wawe wagukunze amaraso ye, wakuguze amaraso ye. Eza ibitekerezo byawe n'amarangamutima yawe kugira ngo imirimo yawe yose ikorerwe mu Mana. Inama ku musore w'umunyeshuri. Aha ngaha bagiye kugira inama umusore w'umunyeshuri. Ubu uri mu buzima bwa kinyeshuri. Erekeza ibitekerezo byawe ku bintu bya mwuka. Shyira kure y'ubuzima bwawe amarangamutima yose akujyana kurarikira. Ihe amabwiriza adakebakeba ukwiriye gukurikiza kandi wimenyereze kwitegeka. Ubu uri mu kigero cyo kurema no guha umurongo imico yawe. Bityo rero nta kintu na kimwe kuri wowe gikwiriye kuba imburamumaro cyangwa ikidafite agaciro uko cyangana kose, kuko gishobora kukuvutsa inyungu zihebuje izindi kandi zera, ndetse no kuba ingirakamaro mu mwiteguro ufite wo gukora umurimo w'Imana yagushinze.
ingaruka zo gucudika no gushyingirwa mu bupfapfa. Tubona ko duhura n'ingorane zitabarika ku ntambwe yose dutera mu buzima bwacu. Icyaha cyahawe intebe n'urubyiruko ndetse n'abakuze. Kurambagizanya no gushyingiranwa birimo ubupfapfa kandi bitejejwe ntibibura kuzana ingaruka zirimo intonganya, amakimbirane, kurwana, gushihana, gutesha umutwe, kwishimisha mu buryo bubangamiye mugenzi wawe, guca inyuma uwo mwashakanye, ubushake buke bwo gukumira ibyifuzo bibi, ndetse no gukerensa ibintu bifite inyungu zizahoraho iteka ryose. Abantu benshi cyane biyita ko ari abakristo bakurikiza Bibiliya ntibakunda ukwera kw'iby'Imana yavuze, bitewe n'imyitwarire yabo yo kutagira icyo bitaho no kwidegembya. Berekana ko bashaka kuba ibyigenge, bagakora ibyo bishakiye nta kibakoma imbere. Ntabwo bashaka ko ibibashimisha bijyana na kamere yabo byakomwa imbere. Kwegereza umusozo, rinda urukundo rwawe niryo jambo tugiye gusorezaho. Bari kutubwira ngo rinda urukundo rwawe. Intumwa Petero atugira inama yo kurinda ibitekerezo byacu muri aya magambo. Nuko mukenyere mu mitima yanyu. Bityo rero tegeka ibitekerezo byawe, ntubyemerere kurangamira ibintu byose. Uramutse wiyemeje mu mbaraga zawe, ibitekerezo bishobora kurindwa kandi bigategekwa. Nutekereza ibitekerezo bitunganye, uzakora ibikorwa by'ukuri. Bityo rero ugomba kurinda urukundo rwawe n'amarangamutima ajyana narwo. Nturwemerere ngo rujarajare kandi ngo rwomatane n'ibintu bidatunganye. Yesu yakuguze ubugingo bwe, uri uwe. Kubera iyo mpamvu ugomba kumugisha inama mu bintu byose, ndetse no mu birebana n'uburyo wakoresha imbaraga z'ubwenge bwawe n'urukundo rw'umutima wawe. Icyigisho twari dufite muri uyu mugoroba naha gishoreje. Reka twumve iyi ndirimbo uko isoza, maze tubone kwiragiza Imana, dusoze icyigisho cyacu. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Dukomoka ku Mana yamuremye, imitima yacu iganze mu rukundo. Reka ubumuntu butugaragaremo, reka urukundo ruganze muri twe.
twese turi bene mugabo umwe, twese dukomoka ku Mana y'Umuremyi. Imitima yacu iganze mu rukundo, kuko twese turi bene mugabo umwe, twese dukomoka ku Mana y'Umuremyi. Imitima yacu iganze mu rukundo. Dusenge. Uwiteka Mana ugira neza, tugushimiye uyu mwanya tubanyemo nawe, waturinze muri kino cyigisho, tugishoje amahoro, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka abana bawe, abasore n'inkumi, ndetse natwe babyeyi, urugero inama duhawe, turakwinjize kugira ngo udufashe tugire urukundo nyarukundo, urukundo ruzira uburyarya. Fasha umuhungu wawe witegura kurambagiza cyangwa uri kurambagiza, ufashe umukobwa wawe uri kurambagizwa, Nyagasani uba ari wowe uze uture hagati yabo. Kandi tubonye abakobwa bacu ko bashobora gutwarwa n'urukundo rw'agahararo, ndakwinginze Nyagasani ubahe amahitamo meza, buri mukobwa wese agira indangagaciro zo guhitamo neza, umuhungu nawe agira indangagaciro zo guhitamo neza. Itorero ryawe rigira abakobwa n'abahungu bazima bitegura kugaruka kwawe. Ngaho dufasha ababyeyi twubatse ingo, ukomeze ubake ingo zacu, uduhe kugirwa inama nawe. Kandi nk'uko tubibonye ko tugomba kurera abakobwa bacu nta kujenjeka, abakobwa n'abahungu tukabarera neza, duhe ubwenge bwo kurera, maze igihe uzaba ugarutse abo waturagije tuzabashe kubakumurikira ari bazima. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.